nyakubahwa Musenyeri Gabe mukaba n'igisonga c'umwepiskopi wacu wa diocese ya Ruhengeri, nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri muri diocese yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri muri paruwasi yacu Katedrali ya Ruhengeri, nyakubahwa mushinzwe uburezi mu karere kacu ka Musanze, nyakubahwa muhagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Musanze, nyakubahwa perezida wa komite y'ababyeyi barerera muri groupe scolaire Musanze ya mbere, nyakubahwa Maseri umuyobozi w'uru rugo duteraniyemo hano, barimo barezi bihaye Imana mwese muri hano, ababyeyi murerera hano, banyeshuri mukiri ku ntebe y'ishuri muri uru rugo, muri aho mwese. Nk'uko babibabwiye, nitwa Nzamwitakuze Gaspari, nize hano muri groupe scolaire Musanze ya mbere. Nk'uko babivuze, amashuri ntabwo yabaga hano, yari inyuma hano inyuma yanjye ahubatse amashuri ya Ines. Mpagaze aha nk'uko babivuze mpagarariye abize hano, ntewe ishema n'isheja, umutima wanje wuzuye ishimwe n'icubahiro cyinshi. Ijambo ryanje uyu munsi narihaye insanganyamatsiko igira iti Groupe Scolaire Saint Aloys, urufatiro rw'icerekezo c'ubuzima bwanjye. Iki kigo niho nahereye urugendo rwanje rw'amashuri abanza twese duheramo kuva mu 1984 kugeza mu 1990. Ndabyibuka nabonye uwari umuyobozi wacu Laurent hano bamubweretse, ndagira ngo yongere ahaguruke tumushimire. Tumuha amashyi menshi rwose. Yego, umuntu wareze abantu bakaba bangana batyo ntako bisa. nagize n'umugisha wo kubona umwarimu wanyigishije mu mwaka wa mbere wanyakiye kiva mu rugo, Amashyi menshi Sofia nawe ari hano, reka nawe tumushimire. Amashyi menshi yarakoze rwose. Nyecubahiro Musenyeri, aha muri groupe scolaire Musanze ya mbere navuga ko ariho habaye intangiriro y'ubumenyi bw'ibanze tuzi twese duheraho gusoma, kwandika no kubara. Ariko urwunge rw'amashuri rwa Musanze ya mbere rwaranzamuye birenga ibyo, aho banyigishije indangagaciro zitandukanye zirimo gukunda umurimo, kwihangana no kwihanganira abandi, kubaha no gukunda buri wese. Ndibuka ntangira ishuri nari umwana muto, ninjira ntazi aho nzagera, ariko abarezi banyigishije barimo nomberetse, barandeze barandema, bampa ubumenyi butandukanye. Ubumenyi bampaye bwatumye nkomeza amashuri yisumbuye, niga mu ishuri ry'indimi ry'Igatovu, ndetse niga na kaminuza hano ruguru mureba muri Ines. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye nabaye umurezi igihe kirekire, imyaka igera kuri 3. Ndongera mba umuyobozi w'ishuri imyaka igera mu 8, ndongera mba umunyamabanga ncungamutungo w'ishuri imyaka nayo igera kuri 5. Uvuga ngo iyo mbaze akazi k'uburezi nakabayemo imyaka igera kuri 18, aho navuye nja kuba rwiyemezamirimo. Ibyo byose nta kindi mbikesha kuba narize neza, kuba abarezi barampaye ubumenyi, kuba abarezi barampaye ibyibanze
kugira ngo mbe uwo ndiwe cyangwa ngere aho ngeze uyu munsi. Ubumenyi nakuye hano mu myaka 6 y'amashuri abanza nirwo rufatiro rwatumye mba uwo ndiwe kugeza uyu munsi nk'uko maze kubibabwira. Iyo urebye ibiti cyangwa indabo zeze mu murima, umuntu atekereza umuhinzi n'umurima byezemo. Rero natwe turashimira aho tugeze, turashimira ko St. Aloys yatureze neza, kandi tukaba turi abo turi uyu munsi. Uyu munsi rero abantu bambona cyangwa abantu banzi aho ngeze, ni ukuvuga ngo dukwiriye gushimira abarezi ba St. Aloys ari abanyigishije n'abakihigisha uyu munsi, kuko nibo batumye tuba abo turi bo, ibyo turi byo nibo tubikesha. Ndashimira cyane mbikuye ku mutima ubuyobozi bw'igihugu cyacu buteza imbere uburezi muri rusange. Ngashimira ubuyobozi bwa St. Aloys hamwe n'abarimu bagenzi banjye, akazi katoroshe bakora ko kurera byo ntangiriro y'icyerekezo cy'ubuzima bwa muntu. Banyeshuri mukiri ku ntebe y'ishuri, ndagira ngo ngire icyo mbisabira. Ndabasaba gukunda ishuri, mukunda abarimu banyu. Ubumenyi bw'ibanze mwigira hano ni ingenzi kurusha ibindi byose. Ubuzima bwanyu bwose bushingiye ku buryo ukuntu muzitwara, kuko iyo witwaye nabi mu ntangiriro, ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ubura kubwangiriza. Murabizi neza ko iyo umuntu ashaka kubaka inzu ikomeye, ahera kuri fondasiyo akayubaka akayikomeza. Iyo fondasiyo idakomeye, ntago wambwira ko ibyo uzubaka hejuru ya fondasiyo bizakomera. Rero ndagira ngo mbabwire ngo iyo mutangiye mu mashuri abanza nkaha turi, nimwige ngo mushireho umutima ngo mubone bwa bumenyi bw'ibanze, ari bwo buzaba urufatiro rw'ibindi byose muziga, ntacyo mwageraho. Nkaba rero mbasaba ko mwakwiga mushyizeho umwete mu ntangiriro z'amashuri, ariyo mashuri abanza, kugira ngo ejo ubuzima bwanyu buzabe bwiza. Nimwiga neza, ndagira ngo mbabwire ko ejo heza hanyu hazaba heza. St. Aloys Musanze ya mbere rero ni ishema kuri njyewe na bagenzi banjye twize hano, ndetse namwe mu Kihiga. Aho tuzajya hose, aho turi hose, tuzahora tuzirikana ibyiza byose twigiye hano muri St. Aloys Musanze ya mbere. Mu gusoza rero, reka nongere nshimire ubuyobozi bw'ikigo bwa St. Aloys Musanze ya mbere bwadutekerejeho uyu munsi nk'abantu bize hano, kugira ngo natwe twifatanye muri uyu munsi mukuru. Marcel, turabashimiye kuba mwadutekerejeho. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane.